historique twumvaga ariyo bahejeje so ariko ubundi of course yitabiriye cyane amatike menshi ngiye kandi kashimishika ni amatike yo guhagarara hari abantu babuze amatike ya 15k wabonye igishimo bari bafite abuze expecting karakantu rwose kandi hano wacu mu Kigali indirimbo z'icyongereza utangiye gushyiramo kugira ngo umunsi ni ugerageza ni irihe soko uteganya n'iyine cyo ntabwo ari isoko ntabwo ari isoko aho ndashaka kureba ko ino minisiteri yagera kuri maze mwanyishimira maze mwonye tugenda mwana mukatubwira nk'ibi tukageza ataraza twitabirwa n'abanyagihugu buriya umunsi wa igihugu ni ikintu cyashimishije ni ukujya mu gihugu tukitabirwa n'abanyagihugu ubundi nagendaga hanze nyakoza kwitabirwa n'abanyarwanda baba muri iki gihugu ariko this time ni ishema kubona abatanzania baza bakuzura sare abone Kenya byakuvuzweho kuri social media rero muri iyi minsi yo gutegura karasi iriya rero ariko nta kibazo understand ko tumaze gukora sibyo ngiye ntabwo nkiri umwana ukozwe n'akantu kose gatambutse whatever it is inkunda imana ko time ni nziza time isobanura uko igihe kigenda bisobanura murakoze cyane reka dukomeze nyuma turakira murakoze cyane ikibazo kimwe kurasa ku ntego nitwa Vainqueur umunyamakuru wa ICO byinshi yabajije ngiye kubaza kujyanye n'imbuga nkoranyambaga nshaka kubaza uko byakira ariko reka tusimbuka bivuzeho setting akoresheje uyu munsi ikiza ko bwa mbere tubonye ahangaha mu Rwanda ko ikorana na kiriya wowe uyitekereza cyangwa se ugiye kwinjira ku nshuro ya mbere imbere y'abantu nta challenge ugeze uhura nayo muri wowe ko ntabwo bwa mbere ubonye kuzenguruka abantu bose ntabwo ubikoze inshuro nyinshi nta challenge ugeze uhura nazo kuri stage na bya mbere nagize challenge ariko ziri tekiniko zisanzwe kandi zakemutse izo nyine uko korera nzurinda zagize zitunga abatekinisiye babishyize ku murongo nta kibazo kirasenge aho nayikunze ahubwo next time ngiye tuzongera n'ibindi Israel icyambere congratulations ni intambwe ikomeye kuzuza arena bwa gatatu ikindi no kuba ushobora kugira amabookings menshi nkayo wageze muri uyu mwaka Kenya Tanzania Uganda hano ni ikintu gikomeye ndashaka kubaza kuri wowe ubwawe n'inyandiko ziri mu ndirimbo zawe donc the connection hari ukuntu umuntu aririmba kumva twese twabaye mu makorali si twese hari bamwe kumva ni matayo nyine ukakuramo akantu ukaririmba ariko each and every time mu ndirimbo zawe haba harimo amagambo yihariye asa n'aho ari make mu matwi y'abantu sinzi wenda ukuntu bimera bikanaba ngombwa ko nayasubiramo akenshi ingero ni nyinshi mu ndirimbo nyinshi indirimbo ariya magambo nyine ari unique twebwe dutungura binatangira twumva wenda atari indirimbo ihambaye ariko umuntu yumva kenshi akagera akayirwara nyine ndashaka ko tubwira nyine biza wurishe beat muri studio hari izuroto wenda kumva hari ijwi ukandika uramedita ujya ahantu kihisha bigenda gute kugira ngo ufite playlist y'indirimbo zirenga 40 uririmbana n'abantu bazikunze bazizi izo kuramye zo gusimbuka donc ni iki bigenda gute nasomye ikikunze umwigisha w'ubucuruzi wabaye umuhanzi
nkapuricinze ariko nkabishyira muri melodi bikaba umuziki so mwanya magambo mfata nk'ibyo nakubwira n'umuntu nkabishyira muri niba yumva mu ndirimbo nka histoire mvuga na histoire y'iki ariko nyuma nkavuga kuri conclusion nshaka gusobanura so that's it relationship yanjye n'amagambo mu ndirimbo mu gusoma ijambo ry'Imana aza ndakubwira abantu ntabwo Bibiliya irahagije kuri everything ariko iyo ugenda wongeraho no gusoma ibindi bitabo bitandukanye nirabaya nasoma ndiri ku ishuri nasoma utuntu twose tunjiye mu maso twose nize no gusoma za Harry Potter ntabwo nari nzi n'ibiki so it was like yari inyota tumegereraga noneho umuririmbyi mwiza yumva abantu umwanditsi mwiza yumva asoma ibitabo by'abantu njyewe pasoma especially ndavuga wenda nko mu myaka ishize nafata umwanya munini cyane ndi kwigira no gusoma atari ko mubwira nanjye just amaze gusa so niyo relationship personally ntabwo yuma of course no gusoma no gusobanurira no gusobanurira byari gusoma kuko amushuta nigeze kuganira n'abantu yahimbye indirimbo ariko babaye mu munsi atayimba kuko yasobanukiwe neza iyo ndirimbo so tuba dukura twiga n'ubwara z'ishuri niyo murakoze cyane bavandimwe murakeye nagira ngo kubera ko igihe twihaye cyarangiye nagira ngo Israel wenyine ahitemo umuntu umwe yaha amahirwe yo kumubaza ikibazo turi ijambo rya nyuma dusoza iyi press conference yacu reka ntimuze kubishinga nanjye kubera ko ntajya wenda kujya muri kwitabira cyane imyitozo ndabikunda ariko nk'uko nasobanuye ni ka kantu nyine murakoze nitwa Bienfaiteur nashaka kubaza ibibazo kimwe ariko ndongeraho akandi kamwe gatoya cyane konseri ya 2015 yabereye muri Serena hari ibintu bagiye bakwemerera harimo n'umumama wakwemereye kuduha n'umukobwa we ukaba nk'abana icyo gihe tekereza wenda ko hari hakiri kare yaratashye ese bigezeho bibiri na 16 nimba ntibeshye konseri yabereye 2017 yabereye Camp Kigali harimo 2017 harimo nabyita ko ari nka minisitiri utangiye ya giving back to the community gufasha abantu ariko kuri icyo gihe ntabwo twongeye kubibona kandi giving back to the community it's not must ntabwo ari itegeko ariko ni byiza ko byabaho ese wabonye ko atari ngombwa cyangwa se bimeze bite ko twari tuzi neza ko ari igikorwa kigiye kuzajya kiba noneho ubu ngubu cyangwa kigahita kijyana igikorwa cyangwa kikajyana n'igikorwa soza ka kantu ka nyuma mu minsi yashize uherutse gupostinga nk'uko nagiye Uganda hari abantu babihuje n'uko ushobora kuba warahawe uri umukristo wakiyaringa ese byabayeho cyangwa ntabwo wenda byabaye cyangwa rubaje kijyanye n'aho bigeze yego biri mu nzira
kudasobanukirwa nahisemo kujya mbikora mu ibanga kugira ngo umugisha wanjye wuzure kuko nanga kubikora tukabishyira kuri kamera ni byiza ariko ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa so iyo mfite nifuza ko participant ndababwira babari naje twagakunda dufite ikindi hano turabikora rwose turabikora sinabira gusa turi muri education turi muri bitandukanye turi muri kugeza n'abapadiri badufasha ariko nabikuye muri social media nabikuye nta hantu nziga muri rwose nari I think ni ku mutima wanjye ariko si uko ari ababikora bagira ikintu n'ubuvuzi gahunda y'ubugande uko wagiye bwira I like to ngira niba muri umuntu social media njye nkunda gusetsa abantu tukaganira bashaka kumva icyo abantu batekereza na za kasongo yo guzinga ngira gusoma nyine gusetsa n'abantu bose I'm a human being yes umukozi w'Imana ari gusimba ashaka ko nari nzi cyane amyanga shaje cyane byo kugenda nabi ni icyo mpamvu no gusetsa abantu kuganira ku bintu byiza aho twakoze neza nta ibyo kwambara murabitekereje rwose murakoze nitwa Bob Sumaire Nkunda Gospel ndashaka kwanza gushimira numva abantu specific bo muri gospel industry we are very very proud y'ibyo Imana ibikoresha naho ikugejeje muri edition zatambutse z'icyambu hagiye habonekamo performance zitandukanye z'abandi bahanzi bo muri industry iyo nibuka hafi abo bita ba Net Murava ba Dani Mutabazi bagize amahirwe yo guperformera cyangwa se yo kuminisira kuri stage muri kumwe n'izindi zitandukanye aho buze kurondora ndashaka kwibaza kuri future ya izi edition z'icyambu urateganya gukomeza gukora nkawe wenyine cyane ko n'ubundi aho wajya hose abantu bawe baraza bike urayuzuza na stade ejo bundi uzaba uri kuyuzuza ntibyasa nkaho bwa bufatanye na kwa gufasha bamwe na bamwe ukaba waba iyo platform ufite ukaba wabahereza abo bantu ufite bamwe ukaba byakitwa ko nabafashe kuzamuka cyangwa se gukuza impano zabo yuko uri kugenda ukibagirwa ukirebaho cyane ndifuza kubaza kuri future yawe mu mikoranire n'abandi bahanzi ikindi cya kabiri nubwo ari kimwe badusabye hariya muri concert habonetsemo umuyobozi w'igihugu kandi bakomeye uretse ibyo wenda wavuze kuri stage hariya umushimira ubibona ute cyangwa se ubyakira ute ubona ushyigikiwe n'inzego bwite za leta ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange future cyangwa muri collaboration n'abandi bahanzi cyane ndashaka kugira ko buriya ntabwo ngiye muri njye gukora kumva nitekereje ngiye ahubwo dukora kuri indirimbo nyinshi wa mwanya wose konseri yanjye turimo nk'indirimbo nk'esheshatu kandi ubu uzwi umunsi twari dufite 26 ntazo twari inyuma twari imirongo nka 12 cyangwa 13 why kubera ko twari twakoze ibyo dushaka byose ngo zari 26 ibaze n'umuntu ashizemo ubundi ntibyakunda na buriya kenshi naho ngaho biba byabereye akenshi cyose kutabateza ikindi kandi korana n'abindi data ndabikunda nzajya mbikorera on a special occasion niyo mpamvu ubona bakinyuzamo nkarima akarimbo kiwe ahari